abari baguye isari nubahembure, ushaka ingingo yo kuzakurengera mu gihe kigoye. Niwishakira imirimo. Niba uri umusambanyi, ubwo busambanyi bwawe ubwo nibwo uzajya kumurika. Imana iravuze ngo nimusengere abana banyu. Kindi iravuze ngo abana bari ku mashuri nimubasengere cyane, nimubashinganishe. Haje ibirura muri aba bana bacu turi kohereza ku mashuri. Satani ahagurukije ibirura. Nimube maso babyeyi, nimusenge, mushinganisha abana banyu, mwishakira imitaka. Hari abantu mbanya mufite imitaka, ariko iyo mitaka ndebye mbona hejuru yarapfumutse. Mbese imvura iramutse iguye n'uwo mutaka wapfumutse ntabwo yakunyagira. Mana iravuze ngo nimushake imitaka. Mana iravuze ngo nimuvome, nimuce bugufi, nimusubira ku rufatiro, nimusubira ku isoko. Kindi irambwiye ngo mwihanire kureka. Hari abantu bagotomera ibyaha nk'abarimo baragotomera urupfu. Urupfu nirwo rudatinza mu nzira. Hari abantu barimo baragotomera ibyaha bari kwigaragura. Yesu arambwiye ngo nimbabwire ngo nubwo mubona atinze, ariko urupfu rwo ntirutinze. Urupfu ntabwo rutinze, ruraje kandi rurabangutse. Imana irambwiye ngo niba mudaciye bugufi ngo mwambare ibigunira, ngo murima murarira ngo impanuka ngo ibi ni ibiki, noneho zigiye kwikuba gatanu. Izi mpanuka mwari muri kubona, Imana irambwiye ngo hatabayeho guca bugufi ngo mwambare ibigunira, zigiye kwikuba gatanu. Kubera ko shitani yabazamukiye, shitani yabaziye. Wajya gufata amasengesho y'iminsi 3 ukajya guhirika amataji kuzimu, none bakujoboyemo amaso, bakogosha umusatsi wabaye nka Efurayimu, wameze imvi z'urutarutaro. Subira ku rufatiro, subira ku kagezi, ongera uvome. Imana iri gukorana n'abantu bari kwihuta. Ntabwo Imana iri gushaka abagenda bayembayemba. Dore ko aba bagenda bayembayemba ari namwe munaduteje akaga. Musubira ku rufatiro. Imana iravuze ngo nubwo itinze ariko urupfu rwo ntirutinze. Indwara z'ibyorezo zibaye nyinshi. Imana izarinda umuntu wese uyifitiye umumaro. Nakubwiye ngo izakurindira icyo uyimariye. Ese kuri murayihamagara ngo nibanze ikora ibi, wowe wakoze iki? Iby'Imana n'impanguhe nshuti yanjye, kuri murayisaba ugashaka ko ishyira ibyo uri gushaka mu bikorwa, wowe ibyo yagusabye waba warabishyize mu bikorwa. Kuki wumva yuko yaguhereza ibyiza warangiza wowe ntugire icyo? Wese ntikeneye ko hari icyo wayipangira. Imana iragushaka. Hamwe mwajyaga muhurira niho mugomba kongera guhurira. Ijambo rivuze ngo iki? Ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Nimukizwa ku gato no ku kanini. Mana iravuze ngo mukizwa ahagaragara n'ahatagaragara.
kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo wite ku izina nkwita, kuko ndi Imana yamuremye. Wikwita ku magambo abantu bari kukuvuga, wikwita ku ntambara uri gucamo, hanga amaso umusaraba. Umucamanza ni Kristo. Umuntu nta juru azaguha, umuntu nta juru azaguha, kandi iri juru riraharanirwa. ngo intwari zizagira gute? Zizarigishamo imbaraga. Urarigishamo iki? Uraryinjiranamo ubwo burozi bwawe wagiye gucisha ngo ukunde wamamare? Uraryinjiranamo iki? Uraryinjiramo ubwo buhehesi bwawe wirirwa umanura amajipo y'abagore bataye iwawe mu rugo? Uraryinjiranamo iki? Uraryinjiranamo iyo miti wirirwa wisiga wakuye mu bapfumu ngo ukunde ugira igikundiro? Gikundiro Imana itaguhaye. Igikundiro cy'abadayimoni ntikiramba nshuti yanjye. Ibyo uzabyigira kangahe? Igikundiro cy'abazimu ntikiramba. Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari inyongera. Wasanze Imana ikwima igikundiro, wasanze Imana ikwima ijambo, wasanze Imana ikwima umugisha, wasanze Imana uburiki. Shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizaza ari inyongera. Imana nibahereza umugisha, kandi Imana ibashyigikire, kandi Uwiteka basubize ku rufatiro. Mwumve kandi mwumvire, kandi mugabanye kumenyera Imana. Imana mwarayimenyereye murakabya. Mwamenyereye Imana nkaho ari musaza wanyu. Ubwo bugambo bwanyu, ubwo bugome bwanyu, izo nzangano zanyu, ubwicanyi, ni gute abakozi b'Imana mwifata mugakuramwo amada? Nta soni. Ubwo bugome, ubwo bwicanyi bwanyu, Imana ije guhangana namwe mwa nkozi z'ibibi mwe. Inyuma mugaragara nk'intama, ariko imbere muri amasega aryana. Imana iravuze ngo ije guhangana namwe. Mwafashwe ryari? Urajya mu bapfumu kuzana imiti yo kwisiga ngo ukunde ngo ugire ibikundiro ku masosho media? Gikundiro cy'abadayimoni se kizaramba? Ibyo se uzabyigira kangahe? Imana irabaziye. Imana irabaziye. Mufite ubwenge mwagashatse mu maso y'Imana bundi bushyashya, kuko imbabazi z'Imana ziracyariho. Kubera icyo abantu mutagishaka kwakira imbabazi z'Imana? Murakataje mu bibi byanyu. Ariko Imana irantumye ngo ninze mbabwire ngo nubwo mwabana itinzeho gatoya, urupfu rwo ntago rutinze. Iki ni igihe kigoye kandi kiruhije abagenzi. Ugiye kujya uryamana n'umuntu mu nzu mukinge, nubyuka mu gitondo usange yapfuye kandi yaryamye ari muzima. Imana irantumye ngo nimbabwire ngo buri wese niyite ku iherezo rye, buri wese nacunga izama rye. Hagarara ku izama ryawe. Urimo urajya gutokora umugogo uri mu jisho rya mugenzi wawe, uri mu ryawe wawukuyemo. Ariko ubundi mwafashwe ryari? Ubundi mwabaye gute? Niko mwantama mwe? Niko mwabagenzi mwe? Bimeze gute? Bimeze gute ko mbona mwamenyereye Imana mugakabya? Ariko Imana iraje. Imana iraje nta gicecetse. Imana iravuze ngo buri muntu wese abe umukire, abe ukomeye, abe uworoheje, hose Imana inyuzeyo. Imana iravuze ngo ije gusaka,
Mana ije gusaka. Ehehe, niramukije gusaka se, igasanga uri umwicanyi, igasanga uri umurozi, igasanga niza gusaka ko kandi by'isaka iri bubifate ikabijugunya hanze ngo yanitse abantu, ntabwo iratuza, iracyakomeje gutwikurura. Hari abantu benshi cyane mugiye kubona Imana igiye gutwikurura. Imana irambwiye ngo ihaza agasuzuguro, dore igihe mwahereye muyimenyera. Imana ihaza agasuzuguro, dore igihe mwahereye muyimenyera. Mwuzuye ubwicanyi, niko mwabagenzi mwe. Mwari mwabana umurozi yifata akagaragaza ikipe afatanya nayo kuroga. Mwari mwabana abarozi basubiranamo, ariko mwebwe abarokore mwatakaje umuco, mwatakaje indangagaciro. Umurokore arifata agaharabika mugenzi we, akamumanikira amatangazo, akamusebya, kandi ngo ni umurokore uri kujya mu ijuru. Niba umurozi adatinyuka gushyira umurozi mugenzi we hanze, ese tuzahungira hehe? Ko twavuye hanze ngo turi guhunga abarozi, ngo tugiye mu nzu z'Imana ngo dusanze abarokore. None abarokore ko ari twe dusigaye turi babi kurusha abarozi. Twabaye ibirura, twabaye ba Yuda b'Isikariyoti. Ntugishaka ko mwene so yatera imbere, ntugishaka ko mwene so yazamuka. Muteye mute? Uwo mudayimoni mwamwishe, wabahanzemo, mwuzuye ubwicanyi. Umurokore arifata akajya kugambanira umurokore mugenzi we, ukajya kumucisha umutwe, kandi mwitwa ngo muri gukorera umwami umwe. Ese uyu mwami muri kumuhesha icyubahiro cyangwa muri kumusebya? Nimugarukire aho ngaho, nimugarukire aho. Abarokore mwabaye babiri hanze, ntimukigira ibanga. Umuntu arakwaturira, yamara kukwaturira yatera intambwe akabisanga mu isantere byamutanzemo ibyo yakwaturiye. K'Imana yabagize imva mwabahanuzi mwe, k'Imana yabagize imva zo guhambamo ibyo bizira. Ni gute umuntu akwaturira warangiza ukajya kumusebya? Yakuje hagira ngo akuruhukireho, none usubiye inyuma. Yaje iwawe ababaye arushye aremerewe, akeneye kuruhuka. Umujombye igisongo kiruta icyo yazanye. Uwo muntu uri kumujyana he? Uri kumujyana mu ijuru cyangwa uri kumujyana igihenomo? Imbere y'aya ntebe nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Imbere ya ntebe tuzahagararayo, niko umuririmbyi yaririmbye ngo imbere ya ntebe tuzahagararayo. Uzahagarara na yiki? Uyu muririmbyi ko yari afite iminyago, yagiye guhagararana imbere y'umucunguzi, ko yari afite iminyago agiye kumurikira bosi wiwe. Wowe uramurika iki muvandi? Ugiye kumurika ubwo burozi ukenyereyeho? Imbere ya ntebe ngo tuzahagararayo twese nta n'umwe ubuzemo. Buri wese azamurika iminyago. Iminyago wanyaze uri hano ku isi
niba uri umurozi uzashorera abantu wishe bose ubatondekanye ujye kubamurika. niba uri umusambanyi ubwo busambanyi bwawe ubwo nibwo uzajya kumurika. niba uri umwana w'Imana imirimo y'abera izibukwa, imirimo yawe izaguherekeza, imirimo y'abera izibukwa. nimushaka imirimo bagenzi muri kujya mu ijuru, nimushaka imirimo izagutambutsa utakagombye gutambuka. twagiye tubona Hezekiya agira imirimo. Hezekiya yavugiwe n'imirimo ye. igihe cyo gupfa kiwe cyari kigeze, Uwiteka mutumaho marayika. Hezekiya arangije yerekera ivure, yibutsa Imana imirimo. ko yibukije Imana imirimo, Imana yareba mu gitabo cy'abakiranutsi ikamusangamo, ikabona afite imirimo, ikabona afite ingingo yo kumurengera, yarangiza ikamurengera ikamwongerera iminsi yo kubaho. Tabita ko yagize imirimo yakoze ko ariyo yamuvugiye ikamuzura, wowe uzavugirwa n'iki? ese igihe amakuba azaba yakwatatse waba ufite ingingo izakurengera? nushaka ingingo yo kuzakurengera mu gihe kigoye, niwishakira imirimo izakuvugira mu gihe kiruhije. Imana ishimwe. Imana niturengere, Imana nidutabare, Imana nitugarukeho. ariko nagutangarizaga wowe unkurikiye, nuce bugufi, subira ku rufatiro. ijisho ry'Imana riri ku bakiranutsi, ariko igitsura cy'Uwiteka kiri ku nkozi z'ibibi. ndashoje bene data, ngiye gusenga. ndagushimye kuri umurengezi ukaba uri umutabazi, uri Imana yacu bwite, uri umunyembaraga, uri umunyamaboko, uri isambu itarumba, uri ibyiringiro bitazadukoza isoni, uri Imana y'amasezerano, uri Uwiteka niryo zina ryawe. umugaragu wawe amaze gutambutsa ubutumwa bwiza, data wa twese mwiza, nanjye ndasenze mpagaze mu butware wampaye, kugira ngo wirukane ibyago n'amakuba mu gihugu cyacu. abadutega iminsi n'abatwitegeye, migambi yabo ntizahame ndetse ntizasohore. nzira z'abagenzi igihugu cy'u Rwanda uzihindura umwijima ndetse n'ubunyereri, ubakoze isoni ubamwaze. bamba amahema ku gihugu cyacu cy'Imana Yesu. urinde abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abari hanze mu bihugu by'amahanga, nabo barindireyo. urakabyara uragaheka, kuri umubyeyi mwiza, uri Imana idukunda kandi utwitaho buri munsi. wowe kabyara we ndaguhendahenze. jambo rirambwira ngo ntabwo uzabura kurengera intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro. intore turatatse, umva gutaka kwacu, nurangiza uturengere, kura ibishoboka mu bidashoboka. abarwayi nubakize, ababuze icyerekezo baha icyerekezo, ababuze ibyiringiro basubizemo ibyiringiro. hene kutaya, kubera kuri umukozi w'umuhanga. amamara wa munyembaraga we, kubera ko ushoboye byose. haleluya. barwaye imitwe idakira, iyi mitwe nuyikoreho Yesu, iyi mitwe uyikoreho yongere kuba mizima. aba bantu barwaye imigongo, iyi migongo Yesu, iki ni icyorezo shitani yahagurukije, ariko ndasenze kugira ngo iyi migongo Yesu ugende uyikoreho. nukubita abadayimoni mu buryo bugaragara n'ubutagaragara, niwirukane satani n'ingabo ze mu gihugu cyacu Yesu. uduha amahoro n'umutekano no kugubwa neza. urakoze Mana.
yesu urakoze uwiteka kuri imana idukunda kandi ukaba utubambiye amahema. Imana ishimwe ko gusenga kwacu kukubereye umubavu uhumura neza. Urakoze yesu ko witeguye gutsinda igitego, ibitunashuje kubinesha, ibitwirukankanuje kubyirukankana. Amamara kukuruwera no bose. Amen. Yego katugushimire. Urakoze cyane. Hamwe igihe umuntu ashobora kuba yakwifuza ko mwavugana mwasengana wamugira inama yakubona gute? Nimero yanjye ni 078 20 38 84 5. Yego kadushime badukurikiranye ibiganiro byacu ku Minsi TV. Nakagaruka cawo cawo.